Isi n'abantu bihinduka buri munsi, abari inshuti bagahinduka abanzi, umubano wabo ugakendera. Ubuzima bugahinduka ishuri, buri wese muhuye akakubera isomo, ishyari rikakuremera abanzi. Si wowe uzahitamo uko uzabaho, ariko uzaharanire kuba uwo wifuza kuzaba we. Dore hari umunsi nzaba ntagihari, ariko ibi ngiye kukubwira uzajya uhora ubyibuka. Mwana wanjye, iki ngiye kukubwira uzakizirikane. Nanjye ntiyego mwigisha, maze agira ati: guha umwanya munini ibihe bibi wagize bituma utabonera umwanya ibihe byiza ushobora kugira. Iminsi ishobora gusa ariko ntabwo yahwana. Uyu munsi ushobora kukubera mwiza ukakurutira iminsi yose yabayeho mbere. Jya ugira icyizere maze ubyuke ugende, maze wiha andi mahirwe. Maze mwigisha yitegereza abana batagira aho kuba, arahindukira arandeba maze arambwira ngo: ese wari uzi ko nta mwana n'umwe wahitamo kuba imfubyi, kandi ko nta mubyeyi n'umwe wahitamo gupfa ngo asige imfubyi? Niyo mpamvu wowe udakwiye kugira uwo usuzugura bitewe n'ubuzima ubonye abayemo. Nubona ntacyo uri bumufashe, uzirinde no kumucira urubanza. Mwigisha yakomeje kuncira mu marenga ati: burya abantu nibyo biremwa bigoye kumenywa. Ntuzatungurwe no kubona umuntu agukoreye ikintu kibi, ahubwo uzatungurwe no kubona umuntu agukoreye ikintu cyiza nta nyungu agutezeho. Mwigisha yitegereza aho navuye n'aho maze kugera, maze arambwira ati: nubwo ntacyo wakora ngo umenye urukundo rw'ababyeyi n'imvune bahuye nazo kugira ngo ube uri w'uyu munsi, niba ukibafite ujye ubibubahira, kuko ntibagusabye kubibitura. Mwigisha yabonye uburyo nkunda kugira urugwiro, maze aranyongorera mu ijwi rituje ati: dore uracyari muto, kandi imbere yawe hari byinshi bigutegereje. Niyo mpamvu ko amahirwe yawe azihinduranya buri munsi. Nicyo gipimo cyiza kizatuma umenya inshuti zawe za nyazo. Nanjye mbaza mwigisha nti: ese kuki iyo uhemukiwe n'inshuti kwicuza ari cyo cya mbere kikuza mu bitekerezo? Nawe aransubiza ati: ntuzigere na rimwe wicuza icyatumye umenyana n'inshuti, kuko nitakubera umugisha izakubera isomo. Ku munsi wa kabiri mwigisha yazindutse aza kundeba, ambaza impamvu ntabyuka ngo njye gushaka icyo gukora hakiri kare. Musubiza ko numva mfite ibibazo byandenze, maze aransubiza ati: ku isi buri wese agira ibibazo, kandi buri wese aba uwa mbere mu guhangana nabyo, kuko ari nta wundi uzaza kugushakira icyerekezo cy'ubuzima wifuza. Ndabashimiye mwese mukomeje kutwereka ko mukurikira ikiganiro Isi n'abantu kuri Bando Life TV, ugezwaho na Mr Bando ubufatanye na Bando Life TV. Ushobora no kuduha igitekerezo cyangwa icyifuzo muri komenti, utibagiwe no gukanda subscribe kugira ngo ujye mu bambere bazajya bagezwaho iki kiganiro. Reka mbifurize gukomeza kumererwa neza, kandi Imana ibarinde.